imirabyo irakubise, inkuba zirahinda. Ni nyuma yaho umu-influencer ukomeye cyane ku isi iShowSpeed ageze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wa Kigali, akaba arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko agenda ahura n'abanyarwanda basuhuzanya bishimana nk'uko asanzwe abikora. Ndagusuje kandi ngo ikaze, njye DJ Baptiste, ngwino dutemberane na iShowSpeed mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ubundi umenye ibikorwa yagiye hakora n'udushya twagiye tuhabera. Ngo ikaze. iShowSpeed akigera mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Yatinye kuvuga ko ashobora kuzafata akaruhuko k'iminsi 7 akaza akitemberera igihugu cy'u Rwanda, akitembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko asura ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. iShowSpeed kandi ntiyahwemye kuvuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa beza cyane kurusha ahandi hantu ku isi. Yavuze ko kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza cyane ndetse baseka neza. iShowSpeed mu mbamutima ze ari kuri live ikurikiwe n'abantu 71,000, yivugiye ko rwose nta kabuza aramutse abonye umukobwa mwiza mu Rwanda bazakingiranwa. iShowSpeed uyu ni umwe mu influencer bakomeye cyane isi ifite muri iyi minsi ya none, ntitwabura kuvuga ko agezweho. iShowSpeed afite content yo kuzenguruka ibihugu byose bitandukanye ku isi, agenda agaragaza imimerere, imiturire n'imigirire y'abagize ibyo bihugu aba yakandagiyemo. Twavuga ko nko ku Rwanda ni igitego cy'u Rwanda rutsinze kuva iShowSpeed muri uyu mwaka wa 2026 yadusuye akinjira mu mujyi wacu w'igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali. iShowSpeed yatangajwe n'uko u Rwanda umujyi warwo utatswe n'ibiti bitandukanye bitanga amahumbezi. Ibi byakomeje gusishimisha iShowSpeed, aho yagaragaje abamukurikira benshi cyane kuri live ze, imbamutima ze z'uko yanejejwe no kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Hirya no hino abantu bamwakiriyanye urugwiro, imihanda yuzuye, abandi influencer bakomeye cyane barimo baramwirukaho, abenshi ni inzozi zabo guhura nawe. Namwe aho muri ariko ntimugire ikibazo, nka Direct News Entertainment turaza kuhababera kugira ngo tubamenyere byinshi cyane n'ibikorwa bitandukanye iShowSpeed ari buze kugenda akomeza agira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa icyo tutakwibagirwa nuko iShowSpeed yishimiye kandi akanezezwa no kuba igihugu cy'u Rwanda gifite abari beza. Ni igitangaza gikomeye cyane kubona umu-influencer kuri YouTube wa mbere ku isi nka iShowSpeed arimo atembera mu bice bigize umujyi wa Kigali. Ubyumvishe neza, iShowSpeed arimo aratembera mu bice by'umujyi wa Kigali. Uyu ni umurwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu bimaze gutangaza benshi cyane ku isi, igihugu gitemba amata n'ubuki nk'uko benshi bakomeze kubivuga. Mbere y'uko gato ariko iShowSpeed aza mu Rwanda yari yabanje muri Zambia. Ari muri Zambia hari amabanga yamennye abazungu batifuzaga kajya hanze. Uyu munsi wa none abazungu bamaze kurakara, ntabwo bishimiye ibyo iShowSpeed yakoze, bavuze ko yabavuyemo. Hari bamwe mu bazungu bakomeza kugenda bakwirakwiza Afurika nk'ahantu habi cyane hadakwiye guturwa n'abantu, hatabikiremwa muntu. Gusa iShowSpeed kuri live ikurikiwe n'abantu 130,000 yagaragaye arimo atembera mu bice bitandukanye bya Afurika, ahandi mu gihugu cya Zambia, aganira n'abo ubwoko butandukanye, bamwigisha kuvuga amwe mu magambo avugwa n'ubwoko butandukanye bwo muri Zambia. Ibi ntabwo abazungu bamwe babyishimiye, aba n'ab'uruhu rwera. iShowSpeed ubu tuvugana uyu munsi ku itariki 10 yamaze kugera mu Rwanda, arimo aratembera ibice bitandukanye, aho biteganyijwe ko aza gusura stade irimo iberamo umukino ukomeye cyane iShowSpeed. Gusa iShowSpeed akigera mu Rwanda yahise atangaza ko aricyo gihugu cya mbere agezemo cyiza, gifite umujyi ukeye kandi mwiza. Yavuze ko nta gitangaza kuba ashobora kuzahafatira ikiruhuko cy'icyumweru, ni ukuvuga iminsi 7. iShowSpeed akaza mu Rwanda aje kwitemberera imijyi ya Kigali ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ataje nk'uko yaje ari mu kazi,
akaza rwose nk'uko abandi baza mu karuhuko akahamara iminsi 7 yose. Ibi yabivuze ubwo yari live. iShowSpeed yagaragaje imbamutima ze z'uko abanyarwanda ari abana beza kandi bagira umutima mwiza ndetse bazi kwakira abantu. Yishimiye urukundo abanyarwanda bamugaragarije, aho baje kumwakira yari imbaga nyamwinshi ndetse benshi cyane. Byagaragaraga ko imodoka yabuze aho inyura. Mu magambo ye yabyivugiye, yavuze ko abanyarwanda bagira umutima mwiza ndetse abanyarwanda bamwakiriye neza birenze uko yabitekerezaga. iShowSpeed yagiye ahura na bamwe mu influencer batandukanye mu bya siporo. Byinshi turagenda tubigarukaho. Gusa iShowSpeed ikindi kintu yavuze akigera mu Rwanda nuko u Rwanda ari igihugu kimwe cyane. Yavuze ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite abakobwa beza. iShowSpeed ibi yabigarutseho. Yavuze ko u Rwanda kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza gusa. Ubyumvishe neza. Ibi si we wenyine ubivuze, n'ibindi byamamare byagiye biza mu Rwanda byagiye bitakagiza u Rwanda ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa cyangwa se abari beza kurusha ahandi. iShowSpeed biteganyije ko aza kugenda atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinshi cyane, akabitembera akabyereka isi. Ahangaha twavuga ko gahunda ya Visit Rwanda itsinze igitego gikomeye cyane, kuko iShowSpeed ni umwe mu influencer bakomeye kandi bakurikirwa cyane muri iyi si turimo y'iterambere. Turaza kugenda tugaruka kuri byinshi cyane biri bugende bikorwa n'uyu mugabo n'ibikorwa bye kugeza uruzinduko rwe rurangiye. Turaza kuhababera nka Direct News Entertainment. General J Baptiste ngushimiye kuba tudahwema kubana. Kora subscribe, like, share na comment. Uduhe igitekerezo cy'icyo twazababwiraho ubutaha. Ndabashimiye. Mugira amahoro. Imirabyo irakubise, inkuba zirahinda. Ni nyuma yaho umu-influencer ukomeye cyane ku isi iShowSpeed ageze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wa Kigali. Akaba arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko agenda ahura n'abanyarwanda basuhuzanya bishimana nk'uko asanzwe abikora. Ndagusuje kandi ngo ikaze. Njye DJ Baptiste. Ngwino dutemberane na iShowSpeed mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ubundi umenye ibikorwa yagiye hakora n'udushya twagiye tuhabera. Ngo ikaze. iShowSpeed akigera mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Yatinye kuvuga ko ashobora kuzafata akaruhuko k'iminsi 7 akaza akitemberera igihugu cy'u Rwanda, akitembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko asura ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. iShowSpeed kandi ntiyahwemye kuvuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa beza cyane kurusha ahandi hantu ku isi. Yavuze ko kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza cyane ndetse baseka neza. iShowSpeed mu mbamutima ze ari kuri live ikurikiwe n'abantu 71,000. Yivugiye ko rwose nta kabuza aramutse abonye umukobwa mwiza mu Rwanda bazakingiranwa. iShowSpeed uyu ni umwe mu influencer bakomeye cyane isi ifite muri iyi minsi ya none. Ntitwabura kuvuga kagezweho. iShowSpeed afite content yo kuzenguruka ibihugu byose bitandukanye ku isi, agenda agaragaza imimerere, imiturire n'imigirire y'abagize ibyo bihugu aba yakandagiyemo. Twavuga ko nko ku Rwanda ni igitego cy'u Rwanda rutsinze kuva iShowSpeed muri mwaka wa 2026 yadusuye akinjira mu mujyi wacu w'igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali. iShowSpeed yatangajwe n'uko u Rwanda umujyi warwo utatswe n'ibiti bitandukanye bitanga amahumbezi. Ibi byakomeje gusishimisha iShowSpeed, aho yagaragarije abamukurikira benshi cyane kuri live ze imbamutima ze z'uko yanejejwe no kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Hirya no hino abantu bamwakiriyanye urugwiro, imihanda yuzuye, abandi influencer bakomeye cyane barimo baramwirukaho. Abenshi ni inzozi zabo guhura nawe. Namwe aho muri ariko ntimugire ikibazo, nka Direct News Entertainment turaza kuhababera kugira ngo tubamenyere byinshi cyane n'ibikorwa bitandukanye
iShow Speed ari buze kugenda akomeza agira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa icyo tutakwibagirwa ni uko iShow Speed yishimiye kandi akanezezwa no kuba igihugu cy'u Rwanda gifite abari beza. Ni igitangaza gikomeye cyane kubona umu-influencer kuri YouTube wa mbere ku isi nka iShow Speed arimo atembera mu bice bigize umujyi wa Kigali. Ubyumvishe neza, iShow Speed arimo aratembera mu bice by'umujyi wa Kigali. Uyu ni umurwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu bimaze gutangaza benshi cyane ku isi, igihugu gitemba amata n'ubuki nk'uko benshi bakomeze kubivuga. Mbere y'uko gato ariko iShow Speed aza mu Rwanda yari yabanje muri Zambia. Ari muri Zambia hari amabanga yamennye abazungu batifuzaga kajya hanze. Uyu munsi wa none abazungu bamaze kurakara, ntabwo bishimiye ibyo iShow Speed yakoze, bavuze ko yabavuyemo. Hari bamwe mu bazungu bakomeza kugenda bakwirakwiza Afurika nk'ahantu habi cyane hadakwiye guturwa n'abantu, hatabikiremwa muntu. Gusa iShow Speed kuri live ikurikiwe n'abantu ibihumbi birenga 130 yagaragaye arimo atembera mu bice bitandukanye bya Afurika, aha ni mu gihugu cya Zambia, aganira n'abo ubwoko butandukanye, bamwigisha kuvuga amwe mu magambo avugwa n'ubwoko butandukanye bwo muri Zambia. Ibi ntabwo abazungu bamwe babyishimiye, aba n'ab'uruhu rwera. iShow Speed ubu tuvugana uyu munsi ku itariki 10 yamaze kugera mu Rwanda, arimo aratembera ibice bitandukanye, aho biteganyijwe ko aza gusura stade irimo iberamo umukino ukomeye cyane iShow Speed. Gusa iShow Speed akigera mu Rwanda yahise atangaza ko aricyo gihugu cya mbere agezemo cyiza, gifite umujyi ukeye kandi mwiza. Yavuze ko nta gitangaza kuba ashobora kuzahafatira ikiruhuko cy'icyumweru, ni ukuvuga iminsi 7. iShow Speed akaza mu Rwanda aje kwitemberera imijyi ya Kigali ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ataje nk'uko yaje ari mu kazi, akaza rwose nk'uko abandi baza mu karuhuko, akahamara iminsi 7 yose. Ibi yabivuze ubwo yari ari live. iShow Speed yagaragaje imbamutima ze z'uko abanyarwanda ari abana beza kandi bagira umutima mwiza ndetse bazi kwakira abantu. Yishimiye urukundo abanyarwanda bamugaragarije, aho baje kumwakira yari imbaga nyamwinshi ndetse benshi cyane, byagaragaraga ko imodoka yabuze aho inyura. Mu magambo ye yabyivugiye, yavuze ko abanyarwanda bagira umutima mwiza ndetse abanyarwanda bamwakiriye neza birenze uko yabitekerezaga. iShow Speed yagiye ahura na bamwe mu influencer batandukanye mu bya siporo, byinshi turagenda tubigarukaho. Gusa iShow Speed ikindi kintu yavuze akigera mu Rwanda ni uko u Rwanda ari igihugu kimwe cyane. Yavuze ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite abakobwa beza. iShow Speed ibi yabigarutseho, yavuze ko u Rwanda kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza gusa. Ubyumvishe neza, ibi si we wenyine ubivuze, n'ibindi byamamare byagiye biza mu Rwanda byagiye bitakagiza u Rwanda ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa cyangwa se abari beza kurusha ahandi. iShow Speed biteganyije ko aza kugenda atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinshi cyane, akabitembera akabyereka isi. Ahangaha twavuga ko gahunda ya Visit Rwanda itsinze igitego gikomeye cyane, kuko iShow Speed ni umwe mu influencer bakomeye kandi bakurikirwa cyane muri isi turimo y'iterambere. Turaza kugenda tugaruka kuri byinshi cyane biri bugende bikorwa n'uyu mugabo n'ibikorwa bye kugeza uruzinduko rwe rurangiye. Turaza kuhababera nka Direct News Entertainment. Njye na Jay Baptiste ngushimiye kuba tudahwema kubana. Kora subscribe, like, share na comment, uduhe igitekerezo cy'icyo twazababwiraho ubutaha. Ndabashimiye. Imirabyo irakubise, inkuba zirahinda. Ni nyuma yaho umu-influencer ukomeye cyane ku isi iShow Speed ageze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wa Kigali, akaba arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko agenda ahura n'abanyarwanda basuhuzanya bishimana nk'uko asanzwe abikora. Ndagusuje kandi ngo ikaze. Njye Jay Baptiste, ngwino dutemberane na iShow Speed mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ubundi umenye ibikorwa yagiye hakora n'udushya twagiye tuhabera.
ngo uhaye ikaze. iShowSpeed akigera mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Yatinye kuvuga ko ashobora kuzafata akaruhuko k'iminsi 7 akaza akitemberera igihugu cy'u Rwanda, akitemberera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko asura ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. iShowSpeed kandi ntiyahwemye kuvuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa beza cyane kurusha ahandi hantu ku isi. Yavuze ko kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza cyane ndetse baseka neza. iShowSpeed mu mbamutima ze ari kuri live ikurikiwe n'abantu 71,000 yivugiye ko rwose nta kabuza aramutse abonye umukobwa mwiza mu Rwanda bazakingiranwa. iShowSpeed uyu ni umwe mu influencer bakomeye cyane isi ifite muri iyi minsi ya none, ntitwabura kuvuga kagezweho. iShowSpeed afite content yo kuzenguruka ibihugu byose bitandukanye ku isi, agenda agaragaza imimerere, imiturire n'imigirire y'abagize ibyo bihugu aba yakandagiyemo. Twavuga ko nko ku Rwanda ni igitego kiza u Rwanda rutsinze kuva iShowSpeed muri mwaka wa 2026 yadusuye akinjira mu mujyi wacu w'igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali. iShowSpeed yatangajwe n'uko u Rwanda umujyi warwo utatswe n'ibiti bitandukanye bitanga amahumbezi. Ibi byakomeje gusishimisha iShowSpeed aho yagaragarije abamukurikira benshi cyane kuri live ze imbamutima ze z'uko yanejejwe no kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Hirya no hino abantu bamwakiriyanye urugwiro, imihanda yuzuye, abandi influencer bakomeye cyane barimo baramwirukaho. Abenshi ni inzozi zabo guhura nawe. Namwe aho muri ariko ntimugire ikibazo, nka Direct News Entertainment turaza kuhababera kugira ngo tubamenyere byinshi cyane n'ibikorwa bitandukanye iShowSpeed ari buze kugenda akomeza agira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa icyo tutakwibagirwa nuko iShowSpeed yishimiye kandi akanezezwa no kuba igihugu cy'u Rwanda gifite abari beza. Ni igitangaza gikomeye cyane kubona umu-influencer kuri YouTube wa mbere ku isi nka iShowSpeed arimo atembera mu bice bigize umujyi wa Kigali. Ubyumvishe neza, iShowSpeed arimo aratembera mu bice by'umujyi wa Kigali. Uyu ni umurwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu bimaze gutangaza benshi cyane ku isi, igihugu gitemba amata n'ubuki nk'uko benshi bakomeze kubivuga. Mbere y'uko gato ariko iShowSpeed aza mu Rwanda yari yabanje muri Zambia. Ari muri Zambia hari amabanga yamennye abazungu batifuzaga kajya hanze. Uyu munsi wa none abazungu bamaze kurakara, ntabwo bishimiye ibyo iShowSpeed yakoze, bavuze ko yabavuyemo. Hari bamwe mu bazungu bakomeza kugenda bakwirakwiza Afurika nk'ahantu habi cyane hadakwiye guturwa n'abantu, hatabikiremwa muntu. Gusa iShowSpeed kuri live ikurikiwe n'abantu 130,000 yagaragaye arimo atembera mu bice bitandukanye bya Afurika, ahandi mu gihugu cya Zambia, aganira n'abo ubwoko butandukanye, bamwigisha kuvuga amwe mu magambo avugwa n'ubwoko butandukanye bwo muri Zambia. Ibi ntabwo abazungu bamwe babyishimiye, aba n'ab'uruhu rwera. iShowSpeed ubu tuvugana uyu munsi ku itariki 10 yamaze kugera mu Rwanda, arimo aratembera ibice bitandukanye, aho biteganyijwe ko aza gusura stade irimo iberamo umukino ukomeye cyane iShowSpeed. Gusa iShowSpeed akigera mu Rwanda yahise atangaza ko aricyo gihugu cya mbere agezemo cyiza, gifite umujyi ukeye kandi mwiza. Yavuze ko nta gitangaza kuba ashobora kuzahafatira ikiruhuko cy'icyumweru, ni ukuvuga iminsi 7. iShowSpeed akaza mu Rwanda aje kwitemberera imijyi ya Kigali ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ataje nk'uko yaje ari mu kazi, akaza rwose nk'uko abandi baza mu karuhuko, akahamara iminsi 7 yose. Ibi yabivuze ubwo yari ari live. iShowSpeed yagaragaje imbamutima ze z'uko abanyarwanda ari abana beza kandi bagira umutima mwiza ndetse bazi kwakira abantu. Yishimiye urukundo abanyarwanda bamugaragarije, aho baje kumwakira yari imbaga nyamwinshi ndetse benshi cyane. Byagaragaraga ko imodoka yabuze aho inyura. Mu magambo ye yabyivugiye,
yavuze ko abanyarwanda bagira umutima mwiza ndetse abanyarwanda bamwakiriye neza birenze uko yabitekerezaga. iShowSpeed yagiye ahura na bamwe mu influencer batandukanye mu bya siporo. Byinshi turagenda tubigarukaho. Gusa iShowSpeed ikindi kintu yavuze akigera mu Rwanda nuko u Rwanda ari igihugu kimwe cyane. Yavuze ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite abakobwa beza. iShowSpeed ibi yabigarutseho. Yavuze ko u Rwanda kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza gusa. Ubyumvishe neza. Ibi si we wenyine ubivuze, n'ibindi byamamare byagiye biza mu Rwanda byagiye bitakagiza u Rwanda ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa cyangwa se abari beza kurusha ahandi. iShowSpeed biteganyije ko aza kugenda atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinshi cyane, akabitembera akabyereka isi. Ahangaha twavuga ko gahunda ya Visit Rwanda itsinze igitego gikomeye cyane, kuko iShowSpeed ni umwe mu influencer bakomeye kandi bakurikirwa cyane muri isi turimo y'iterambere. Turaza kugenda tugaruka kuri byinshi cyane biri bugende bikorwa n'uyu mugabo n'ibikorwa bye kugeza uruzinduko rwe rurangiye. Turaza kuhababera nka Direct News Entertainment. General J Baptiste ngushimiye kuba tudahwema kubana. Kora subscribe, like, share na comment. Uduhe igitekerezo cy'icyo twazababwiraho ubutaha. Ndabashimiye. Mugira amahoro. Imirabyo irakubise, inkuba zirahinda. Ni nyuma yaho umwinfluencer ukomeye cyane ku isi iShowSpeed ageze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wa Kigali. Hakaba arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko agenda ahura n'abanyarwanda basuhuzanya bishimana nk'uko asanzwe abikora. Ndagusuje kandi ngo ikaze. Njye DJ Baptiste. Ngwino dutemberane na iShowSpeed mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ubundi umenye ibikorwa yagiye hakora n'udushya twagiye tuhabera. Ngo ikaze. iShowSpeed akigera mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Ntiyatinye kuvuga ko ashobora kuzafata akaruhuko k'iminsi 7 akaza akitemberera igihugu cy'u Rwanda, akitembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ariko asura ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. iShowSpeed kandi ntiyahwemye kuvuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa beza cyane kurusha ahandi hantu ku isi. Yavuze ko kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza cyane ndetse baseka neza. iShowSpeed mu mbamutima ze ari kuri live ikurikiwe n'abantu 71,000. Yivugiye ko rwose nta kabuza aramutse abonye umukobwa mwiza mu Rwanda bazakigeranwa. iShowSpeed uyu ni umwe mu influencer bakomeye cyane isi ifite muri iyi minsi ya none. Twabura kuvuga kagezweho. iShowSpeed afite content yo kuzenguruka ibihugu byose bitandukanye ku isi, agenda agaragaza imimerere, imiturire n'imigirire y'abagize ibyo bihugu aba yakandagiyemo. Twavuga ko nko ku Rwanda ni igitego cy'u Rwanda rutsinze kuva iShowSpeed muri mwaka 2026 yadusuye akinjira mu mujyi wacu w'igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali. iShowSpeed yatangajwe n'uko u Rwanda umujyi warwo utatswe n'ibiti bitandukanye bitanga amahumbezi. Ibi byakomeje gusishimisha iShowSpeed, aho yagaragarije abamukurikira benshi cyane kuri live ze imbamutima ze z'uko yanejejwe no kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko arimo atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Hirya no hino abantu bamwakiriyanye urugwiro, imihanda yuzuye, abandi influencer bakomeye cyane barimo baramwirukaho. Abenshi ni inzozi zabo guhura nawe. Namwe aho muri ariko ntimugire ikibazo, nka Direct News Entertainment turaza kuhababera kugira ngo tubamenyere byinshi cyane n'ibikorwa bitandukanye iShowSpeed ari buze kugenda akomeza agira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa icyo tutakwibagirwa nuko iShowSpeed yishimiye kandi akanezezwa no kuba igihugu cy'u Rwanda gifite abari beza. Ni igitangaza gikomeye cyane kubona umwinfluencer kuri YouTube wa mbere ku isi nka iShowSpeed arimo atembera mu bice bigize umujyi wa Kigali. Ubyumvishe neza, iShowSpeed arimo aratembera mu bice by'umujyi wa Kigali
uyu ni umurwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu bimaze gutangaza benshi cyane ku isi, igihugu gitemba amata n'ubuki nk'uko benshi bakomeze kubivuga. Mbere y'uko gato ariko iShowSpeed aza mu Rwanda yari yabanje muri Zambia. Ari muri Zambia hari amabanga yamennye abazungu batifuzaga kajya hanze. Uyu munsi wa none abazungu bamaze kurakara, ntabwo bishimiye ibyo iShowSpeed yakoze, bavuze ko yabavuyemo. Hari bamwe mu bazungu bakomeza kugenda bakwirakwiza Afurika nk'ahantu habi cyane hadakwiye guturwa n'abantu, hatabikiremwa muntu. Gusa iShowSpeed kuri live ikurikiwe n'abantu ibihumbi birenga 130 yagaragaye arimo atembera mu bice bitandukanye bya Afurika, ahandi mu gihugu cya Zambia, aganira n'abo ubwoko butandukanye, bamwigisha kuvuga amwe mu magambo avugwa n'ubwoko butandukanye bwo muri Zambia. Ibi ntabwo abazungu bamwe babyishimiye, aba n'ab'uruhu rwera. iShowSpeed ubu tuvugana uyu munsi ku itariki 10 yamaze kugera mu Rwanda, arimo aratembera ibice bitandukanye, aho biteganyijwe ko aza gusura stade irimo iberamo umukino ukomeye cyane iShowSpeed. Gusa iShowSpeed akigera mu Rwanda yahise atangaza ko aricyo gihugu cya mbere agezemo cyiza, gifite umujyi ukeye kandi mwiza. Yavuze ko nta gitangaza kuba ashobora kuzahafatira ikiruhuko cy'icyumweru, ni ukuvuga iminsi 7. iShowSpeed akaza mu Rwanda aje kwitemberera imijyi ya Kigali ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ataje nk'uko yaje ari mu kazi, akaza rwose nk'uko abandi baza mu karuhuko, akahamara iminsi 7 yose. Ibi yabivuze ubwo yari ari live. iShowSpeed yagaragaje imbamutima ze z'uko abanyarwanda ari abana beza kandi bagira umutima mwiza ndetse bazi kwakira abantu. Yishimiye urukundo abanyarwanda bamugaragarije, aho baje kumwakira yari imbaga nyamwinshi ndetse benshi cyane, byagaragaraga ko imodoka yabuze aho inyura. Mu magambo ye yabyivugiye, yavuze ko abanyarwanda bagira umutima mwiza ndetse abanyarwanda bamwakiriye neza birenze uko yabitekerezaga. iShowSpeed yagiye ahura na bamwe mu influencer batandukanye mu bya siporo, byinshi turagenda tubigarukaho. Gusa iShowSpeed ikindi kintu yavuze akigera mu Rwanda nuko u Rwanda ari igihugu kimwe cyane. Yavuze ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite abakobwa beza. iShowSpeed ibi yabigarutseho, yavuze ko u Rwanda kuva yagera mu Rwanda yabonye abakobwa beza gusa. Ubyumvishe neza, ibi si we wenyine ubivuze, n'ibindi byamamare byagiye biza mu Rwanda byagiye bitakagiza u Rwanda ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite abakobwa cyangwa se abari beza kurusha ahandi. iShowSpeed biteganyije ko aza kugenda atembera ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinshi cyane, akabitembera akabyereka isi. Ahangaha twavuga ko gahunda ya Visit Rwanda itsinze igitego gikomeye cyane, kuko iShowSpeed ni umwe mu influencer bakomeye kandi bakurikirwa cyane muri isi turimo y'iterambere. Turaza kugenda tugaruka kuri byinshi cyane biri bugende bikorwa n'uyu mugabo n'ibikorwa bye kugeza uruzinduko rwe rurangiye. Turaza kuhababera nka Direct News Entertainment. General J Baptiste ngushimiye kuba tudahwema kubana. Kora subscribe, like, share na comment, uduhe igitekerezo cy'icyo twazababwiraho ubutaha. Ndabashimiye, mugire amahoro.